Yes, iyi ni free mining ya Ethereum ndetse iri automatic, ni ukuvuga ngo wowe niba ushaka kuyikoresha urakanda kuri link iri muri comment ya mbere cyangwa se muri WhatsApp channel, ubundi numara kugera kuri dashboard wowe icyo uri bukore urakanda hano handitse ngo create account. Create account numara kuhakanda urabona ko baguhaye ikibazo. Yes, hano hari ikibazo, hano hasi rero niho uri bwandike igisubizo, ubundi ukande kuri verify, ariko mbere na mbere urabanza ushyiremo email hano hejuru. Numara gushyira email hano nibwo uri bukore kuri verify. Kambanze nyishyiremo. Ni email, ugomba gukoresha email ifunguye account muri Fastpay. Ni ukuvuga ngo ifite account muri Fastpay, email niyo uri bukoresha hano. Noneho wowe urahita usubiza ikibazo, 9 guteranyaho 2 guteranyaho 9 bihwanye na 11. 11, ubundi nkite nkanda hano kuri verify. Uko niko bafungura account. Urabona ko bibaye successful. Wowe rero ikindi uri bukore utarava kuri dashboard urahita ukanda hano handitse ngo start mining. Tukanda ngo start mining, ubundi mining yawe iyo igeze aha iba yatangiye. Yes, urabona ko hano maze kugira Ethereum 0.0000088 n'indi mibare irengaho igenda yibara uko igenda ikurikirana. Iyo ushatse kubikuza rero mu gihe nyine ubona wageze minimum withdraw uhita ukanda hano kuri withdraw. Urabona ko ni ugukuraho nyine, ugomba kuyakuraho ajya kuri Fastpay. Ni ukuvuga ngo ahita ajya kuri Fastpay automatically. Ni ukuvuga ngo ku munsi nk'ubu jyewe ku munsi urabona ko mayininga 0 n'ibice, uri kubibona hano 15 cyangwa se 150 biterwa no kwivuga, 0.05 15. Urebe biterwa, bishobora gutandukana bitewe n'igihe utangiriye. Ko jye nakoze upgrade ngura hash, ariko mwebwe nimushaka mubireke kugura hash power kugira ngo mubanze mugerageze mining. Noneho bibutsa ko hano kuri balance urabona ko mfiteho 0.00088, ariko urabona ko hano hari uburyo bwo kubikuza. Ntabwo ushaka kubikuza ubu nonaha, ariko urabona ko hano hari proof y'ukuntu byagiye bigenda. Uri kubona hano ahangaha byagiye biba successful hano. Urabona rero ko ibintu bigenda neza rwose. Kubikuza ntabwo bigoye. Reka wenda nkwereke uburyo ki wabikuza. Urahita ukanda hano kuri withdraw. Kuri withdraw numara kuhakanda barahita baguha ubu buryo. Barakubwira ko minimum yo kubikuza ni 0.00001. Yes, kandi jyewe urabona ko mfiteho 0.00009. Ni ukuvuga ngo rero kubikuza mpita nza nkakanda hano nkandikamo izo nshaka kubikuza, ubundi ugahita ukanda kuri confirm, bihita bijya kuri Fastpay direct. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza. Uri bukenere uburyo bwo kubikuza nabwo anyandikire mwereke uburyo abikuza.